ndashaka kumva ibyo bintu buri kunywa bituma waraje ibintu byatumye najya kwishura ndabara rwose jewe ndahamagara mu dukudu bagubohe bakujane urananiye igatwumva ariko ye niki kajase nibiki oya none se wabonye ari telefone bidasamira oya bya reka nongere nsomere imwe ongera usome maze rero iryo shuri ryihorere ahubwo ryo siba ungurire kigaje nti byo kujya kwikubyihorere iheno kuzahirira nyoka jazahirira ubundi cyungurira kano ka buri munsi ngo bakita debeni ni debeni papa yego sha nari byayo wasona ufite umugisha n'amafaranga. What's up my people, this is King B TV nanone rero tukaba tugiye kwakira abatumirwa babiri abanyemano ahangaha kuri King B TV bakaba bagiye gutangira batwibwira ubundi tugatumeza wakomeza watangira twibwira wowe. Okay, njewe nitwa Obedi Imana irumva Junior ariko busanzwe nitwa umusaza bita se wa Katabirora. Obedi ukora iki se? Njewe ndi umukinyi w'urwenya. Uri umukinyi w'urwenya, uri umukomediye? Ndi comedian mister. Ngaho dusetseho turebe. Okay, dore rero ko ngiye kubasetsa. Umusaza yarafite umwana w'umuhungu aba mu mahanga bukeye aramubwira ati mwana wanjye ndashaka ubufasha kugira ngo uzamfashe kuri Noheli. Umusaza mu gihe ari kumva amagambo y'umuhungu wiwe bukeye yashize umwanya telefone arayifata ahita ashyira ugutwi ati aro undi nawe ayoberwa ibyo ari kuvuga undi telefone yashyize mu kwaha nuko nyine byagenze kandi umusaza yari ngewe. Kwagiye kuri uwo nguwo ku rundi ruhande ko ndeba afite isoni kufite isoni watangira nawe twibwira amazina yawe witwa? Nitwa Mvuye kuri Elias. Mvuye kuri Elias ukina witwa nde wowe? Nta nkinwa ndi Katabirora ajye cyuma. Katabirora urya icyuma. Katabirora wowe ukora iki se? Nanjye ndi umukomedi. Uri umukomedi. Nawe ukina filime? Cyane. None se ni iki muhuriyeho hagati yawe n'uwo nguwo wowe Katabirora na papa wawe? Uyu muzehe rero kintu duhuriyeho ni ugukina komedi. Akantu gato twakozeho tarenze nyine tu. Ko numva wagira ngo uri umurundi se kuvuga ikirundi? Ndo umurundi. Tuvugira ikirundi twumve. Yego ndo umurundi. Kutari kura kivuga no. Yarabe nani. Bayi ikirundi ndakivuga ariko ntabwo ndavuga cyane kuko amazigiye. Ngaho mudukorere nk'akantu nyire mudusubiremo nk'ako kantu mwakoze turebe. Okay. Yababa Yesu ndeka nkuvugire rero shaka muhungu we Katabirora. Ndashaka kumenya impamvu utagiye kwiga undese utahere n'amatungo. Ibi ni bikirimo. Ibyo ni bikiri kunywa. Ntasoni. Rero vuga numve. Umva rero papa wanjye. Isa ntasoni. Umva nyene nkubwire. Ahantu nagiye asanga baye gucuruza ikigage. Maze bacuruza ikigage. Batumutejya kwiga. Nahise papa. Nahace barambwira ngo ye baba we ikigage kiraryoshe. Ibyo bintu se uri kunywa birundi ibyo n'umuretse ubundi ikiza cy'ikigage urashaka kwanga konsomya ndi ndashaka kumva ibyo bintu buri kunywa bituma waraje ibintu byatumye najya kwishura ndabara rwose jewe ndahamagara mu dukudu bagubohe bakujane urananiye igatwumva ariko ye niki kajase nibiki oya none se wabonye ari telefone bidasamira oya bya reka nongere nsomere imwe ongera usome maze rero iryo shuri ryihorere ahubwo ryo siba ungurire kigaje nti byo kujya kwikubyihorere iheno kuzahirira nyoka jazahirira ubundi cyungurira kano ka buri munsi ngo bakita debeni. Ni debeni papa. Yego sha nari byayo wasona ufite umugisha n'amafaranga. Hako ntabwo byatuma tujya ndeka kujya kwishuri. Washe kuzabyihorera cyungurira debeni ya buri munsi kigaje buri cyumweru basi. Buri munsi w'ijuru waje kuzagihora. Oya ni ishuri n'ingenzi ariko papa. Neza yera kwibyareye ubundi umbe Sekuru rugwiza ngoga akiriho nanjye nuko nabigeza. Umva rero papa kandi yonso ikintu nkubwiye ikigaya tuzajya dukinywa buri nsome urumva ku cyumweru iyindi minsi njya ku ishuri ntacyo izahine zo ariko urumva ko biryoshe. None se arakantu mukomoje ngiyo bayita debeni
none se tubwire muri make The Ben byaje biti The Ben rero ni muntu wabyadukanye muri Rusenyi munyeshuri byaje bite The Ben kuntu bimeze The Ben hari indirimbo ba ngo take him take you to the danda urayizi ya take you na The Ben iyo ndirimbo rero twari turi mu kabari tukavuga tuti shyiramo The Ben yabirangiye ati subizamo The Ben basubizamo The Ben umupimya akazana ikigage mwera ko iyo inzoga mwamwibatize The Ben yazana ikigage nawe ukihagarara ufite udufaranga kera ibintu byari bikiri ugahita wishyura ikigage iya ndirimbo iguma gutyo noneho biza kurangira twise aka kajerekani ngo ni The Ben ubu se The Ben ibyo narabizi The Ben ntabyazi Mose bimenye uzamukizwa n'iki The Ben ahubwo azatukurira mwakura mwamamaje Knowless nanu utasanga video yitwa Knowless none namwe ikigage mwamukise The Ben gute neza ikigage cyuzuye muri akagere kandi k'umweru kitwa ubwo kiba kigura ngahe 500 ariko ku bintu biri guhenda kiri kugura 600 kabisa babaye ikindi mumwe babaye ikindi babaye indi The Ben shama indi The Ben ako mupinya ari mubiki none se Katabiro mwisanze gute mwuyu mukino ese ni iki mwasaba nk'abantu nyine ku mpano yanyu muri abanyempano nkuko bigaragara ni iki mwasaba abantu dukurikirwa n'abantu batari bakeya ni iki mwasaba abantu muri make kabisa ku impano yacu tumaze igihe tutabikora ariko wenda nko muri iyi minsi tugiye kubikora tu twasaba ku bantu badukurikira nk'abantu bari Bujumbura bazakubona bari Bujumbura Kino twasaba abantu bari za Nyaruguru za Mutara abantu bari za Muhanga za Gisagara za Cyangugu za Nyamasheke nuko dukurikirana kandi bakadutera inkunga bagakanda subscribe tukaba kuri King B TV yes kuri King B TV bagakanda subscribe yes tukabona ama vibes ubundi tukazabakora ibintu byiza natwe turashaka kugera mu rwego rurenze n'urwa basabi ba Mitsuki nkawe ni nkuwe mukinnyi w'umuroro modo wawe ugenderaho umuroro modo wanje ni egera mikrofone ni Mitsuki uzi kumwigana se ngaho dukorere nk'akantu kiwe kamwe turebe yangofero yangiri naguzani ngero subiremo kajambo kakamera ijya kamera se yumvise kuzanira aka kabiri nago nkumva ijya kuzanira uri kuvuga kuzanire ngo gire nikuzane mvugiramo gucya mvugiramo ushiramo numva ngo ngushye nikuzane hapfuye nde hapfuye nde nde wapfuye nikuzane hinyi ntabwo uri kumva ari kamata hapfuye nde wapfuye okay ubwo ufana Mitsuki wowe nuwe muroro modo wawe nuwe wigiraho cyangwa ni wowe ufata nk'ikitegererezo Nsabi kina comedy none se Nsabi uzi kumwigana nawe cyangwa nuko nyine ari bufatira ikitegererezo kavuga ngo cha kumera nka Nsabi nabwo namwigana gerageza turebe Sabe ndakumva kanya rero ago yangofero kutayiza iya nkofero irahari ikibazo nuko utabimbwiye nawe kuba nayo none se bakandi kabazo ushaka kuba The Ben nagisindisha akareka oya nuko jya karimwe mwayene ntabwo isindisha nuko jya mu kareba kari mwayene sindisha se kari ibiryo ni ibiryo bw'ibimwe ibunari mu kirundi ni ibiryo nagari ni ibiryo ni ibiryo ibiki ibiryo injya cyane injya ibyo kurya ntabwo none se hari filime cyangwa comedy mwigeze mukina twegeze kuyikina turi kuporopoza ariko noneho tubona ibintu nta gahunda ariko nyine ningaho nayo turakina ariko biriya mubona kuri YouTube biracyaza twe dufite impano ihagije ubwonko bwacu burakora ariko ikibazo n'ubushobozi mukeneye nk'ubuhe bushobozi bwo kuba ibintu byacu byafatwa neza amashusho akaba ari official agaragara pana kuri kuntu bira wabonye katabirora ry'icyuma kaba ni ibintu noneho biri mpuzamahanga mushobora kujya mubona umwanya se mwebwe umwanya uraboneka myanya
kubera ko iyo ibintu byose bigiyemo ufite impano cyangwa se ubiha umwanya ugomba nabyo kwigomwa kugira ngo ukore. none se Katabirora hari isano mufitanye ko mbona musa? Katabirora uretse ko isano dufitanye nuko hari umuntu kandi ava amaraso. Iyo niyo gusa ako gusangira The Ben se kutagashyizemo nanone akaba asoma nkasoma abo ntago wasoma ngiye kugwa ishuri washa kuzagihorera ishuri azaryihorere uzagihorere unyungurira ndise ariko uri se harya nibagiwe ndise harya ubanga duhereye naganaye aha bahita muri Rusenyi mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa mumfasha umudugudu wa Rusenyi Musenyi kagari ka Murama ko biba bigoranye. None se murashaka nyine ndagira ngo mumbwire nk'icyifuzo cyanyu, nk'icyifuzo mwabwira nyine abafana ba King B TV nyine nk'ikintu mwumva mwifuza cyane mbere na mbere cy'ibanze kugira mujye mubagezaho ibyishimo cyangwa se mujye mubasetsa. Akajambo ka kabiri nako nkumvise urumva ndimo nakubwira nagira ngo mumbwire nk'ikintu twabatumikira nyine ku bantu badukurikira cy'ibanze cyihutirwa mwabwira nyine nk'abafana bacu nyine ikintu. Abafana yego abafana ntabwo tubazi ntabwo muzi abafana babandika bate abafana urumva ni abantu badukurikira aba subscribers babakurikira babahuye oya abantu batureba babareba gute muri televiziyo kureba like kuri YouTube ikindi twababwira rero barebe cyane ntibahumirize bakanure bakande kuri subscribe ngo bakande kuri subscribe kandi nazwe tuzabona umuntu bita Vibes nzamwita umuhungu wanjye ni muto Vibes se ni umuntu nibyo nzamwita umuhungu. None se uwo mugenzi wawe nagazi kuvuga subscribers atuvugire subscribe nabyiga rero vuga subscribe mwegeze mikoro subscribe nabyo nzabimenya ni subscribe oya ni subscribe hamwe na Murundi na Obed Junior witwa Obed Junior Junior giti w'Imana suramuzi Junior akora iki avukana na Yanga asobanura filime ako bundi busanga ku myirondoro yanjye ku mbuga nkoranyambaga kunyi kumbuga nkoranyambaga zanjye nitwa Manirumva Obed Bless Junior mbo ni nkuru rubuga nkoranyambaga ukoresha Facebook cyane Facebook uzikaro nakuyeho umugore mwana yego hamwe mba rero nabemereye The Ben ariko kugira ngo muyitsinde ngiye kubabaza akabazo umuntu uri bugatsinde ni uri buyakire arasomye undi yego ndashaka ngo urumva mukoreshe guteranya mukoreshe nyine ibimenyetso guteranya gukuramo no kugabanya mukoreshe 5 inshuro enye 4 inshuro enye hanyuma mumboneye igisubizo cya 20 4 inshuro enye yego tubone 20 yego ibyo bintu umuntu wabiteranije yahise apfa aho yahubwo kirakunaniye hereza Katabirora yikorere kirakunaniye ine kane ni 16 ubu umuntu wabiteranije yahise apfa ine kane ni 16 urateranya ukuremo unagabanye vuga je nako ndikumva jewe rega masuwe urateranya ukuremo unagabanya kane guteranyaho 4 ni 8 ukongera kuramo 4 bikaba 4 ugateranyaho 4 bikaba 8 gose inshuro zinga ubwo 20 urayikura hese nizugurumva umuntu wabikoze atarahise ariko Katabirora akunda The Ben Katabirora ni kihe kintu kindunwa kitari The Ben ni uruyuki uruki ni igiki akayuki kaba kameze gute kandi zakarusho nabo kwa Sina Gerard niko mwita uruyuki ni uruyuki hano mama ufite amazina y'ibintu mu buryo butandukanye niko ubu rero ugira gutya uba wise none se wowe kwita iyo ngiyo The Ben kuki bitahise bigwa hiti impamvu nuko navugaga ati egera microphone navuga ngo shyiramo The Ben bakanzanira iki
nanjye ntihagarara nk'umugabo nti rero ubwo ni uko nyine The Ben ni iki reka ukuntu wafashe mikorofone iyi ni iki mikorofone irimo kwaka ni kimwe cyo kwa padiri ari kwaka akase niba abandi bashingirwa mu bukwe batanga amasakaramentu bagafata iyo ni mikororiko iyo irayikodinga gukodinga ikanakodesha none se Katabiro ufite umugore se cyangwa uracyari umwana uracyari umusore umugore se obe ariko ufite umugore jewe naragiye nsanga arahari urasa nk'umuntu ubyutse ndabyutse ariko imvura yari yashyize mu nzu nyine ntabwo nabonye umwanya wo kujya gupagasa imvura yagushyize mu nzu se cyane wiyanuye ubwo nyine niyanuye kuko nawe mfite imbaraga ubundi iyo nza kuba nafite imbaraga bari kunyanura none se niki wabwira Katabirora nk'umuntu mukorana nk'umuntu musangira The Ben Katabirora rero nk'inshuti yanjye nyakubahwa muvandimwe wo mu kameramani Katabirora njya mubwira nayo wigera yose uzakura ariko anga gukura kandi ntabwo abizi ubu wigira yose uri gukura ntabwo bazongera kuguha umuneke bawugutonorera uzajya witonorera ihoraho nibyo kavuga mu kirundi yewe reka mubwira n'agakino tuzakina nkakubwira nayo wigira yose ntawe uzongera kugutonorera iki ntawe uzongera kugutonorera umuneke uziko naringize ngo ugiye kumubwira ngo wigira yose uzapfa oya none byanduze azakura azakura umusaza nanjye agira ibyo ariko no gupfa azapfa ashaka azapfa napfa ze The Ben uzajya uyikurayo twapatanye ko azajya ampa The Ben ishuri yashaka azabireka azareke kwiga kubera The Ben kono bibina anywa se biryoshye ibintu byanywaga umugabo kera hano ko mu rutano umuhungu wanjye none rero ngo nawe yakuze ari gutera ikirenge mu cyasi ubwo rero nayo nuko gusa iyo yigira yose niko nazo nge Speciosa mubonye higiriya nawe yasheze nyina yitwa Speciosa wa wundi ubona mwamba mbaregera ibi ni biki Speciosa nyoko wonde ko mutazanye wapi yahuye n'abandi bagabo bandusha imbaraga bakurusha imbaraga wari kuza umuteruye se batangiye kubitira watinye ko bagukubita batangiye kubitira yahuye n'abazungu nuko ko bigoye none se Katabirori yaza akamugutwaza mutumushaka iki ni mwihore kuba mwiboneye The Ben ubwo birabaye nibyo ese ibyo bintu mu bimwe mugira mu rugo mukarya dufite inzara mufite inzara n'inzara nubwo biharira kangaka ni umuti utera apeti nawe usomyeho urataha amafiriti biki byose ukarya babyita kudoma ubushatse kuvuga iki gutamira nyine iwana baba rutamiza abiri ariko rasta no by'umusoro rasta no rasta yavyana rasta gusoma none se obe watanye tuvuga ko uri n'umuhanzi ugiye kudukubitira agapera usi cyari cyo agapera ni iki agapera ni nk'umuhonjo umubonjo ubwo ni umusogongero umusogongero ako kantu tujya dukubitiraho nk'agapera nk'umuntu w'umu-artiste nyine tunyurizeho twumve agapera mfite ibintu byinshi ni gospel sikirane mu buhe buryo iyo ushaka uburyo biri kubangukira ariko nyine wumva ko birimo neza urimo mu rubone ni wowe ushobora ni wowe manu tugize ni wowe udukunda turi kumwe waduhaye isezerano yuko utaza tureka udukunda ibihe byose mana ni wowe mana tugize Obedi Junior sinumva se ubwo uri umuhanzi wa Danger hip hop nayo ugirebaho hip hop ngo tweze kujya dukorana n'abajama binzi bandikira ariko nago uri n'umwanditsi w'indirimbo iyo nkubonye mbona ari ibintu birenze iyo nkumvishe numva ari ibintu biryoshye umwiza nkawe yava he mukunzi mwiza nyikubona bwa mbere byari biryoshye nyikuva bwa mbere byari biryoshye cyane wa
kubona bintera ishema ryinshi cyane kukumva bintera ubwuzu bwinshi cyane icyama tugahorana iteka ryose wa kabisa rwose ndumva birimo neza reka tugere katabirora turagira ngo nawe turagira ngo igaragaze rwose imbere ya kamera igaragaze ntabwo kabora go mwe mikrofone aho kabari na gake uririmba ya yindi oya mureka rimbi yashaka gatanu be mind man dore yatahagamo rimba ratishaka aha nimvuye kure Elias hari iyo wagiye aya ntabwo nagiye ariko nta wasi twagiye aho ubona ndagiye nzizo gutumva kwanjye ababyeyi ntibasiba kumanura none rabo mugero ranjanye ijoro mutaga nararana batanu barutana amataye numva uburyohe bwo kujya amafaranga nibagira kurambaka yohe kazagahinda wa my god umbachaze kata ariko muri impano zigendera kabisa none umugera ni iki ko numvisha uvugamo ibintu ngo by'umugera ngo mutayi ni nka foreo social ni sida mu busobanuro na kandi wadukubitiraho kirukanga ni icyorezo ni foreo social icyorezo reka dukubitire kandi ufite impano kwere ufite impano mureke tuzajye studio umwe azarimbe hip hop ndayirimba aranibi sibyo hari nyinshi zirarunze igitebo cy'ubuzima reka kunsonga oya reka kumbipa sindamayinite wanagufana era wanagupenda kitasura kandi narahiye dusigaye duhura ukikoroza amosozi kandi umutima wanjye waramaze guhinduka zinagupenda wachayi mama uragacoka mbaya chege amosozi n'amata ngoro karuvuze twumve so karugize gutya twumve ukavuze gute ngo tege cyaze uri umurasta kabisa muraba rasta murangomye kabisa none se Junior we na kandi kantu ufite se nuzara gukomye amanota yose yagutwara kamera by'umutima aterwa no gupfukiranwa bimubuza kujya imbere kagere kujya ashaka no nk'umuhanzi n'impano ye iyo ni mari zitse iyo ni afro ya Patrick ninde ntabwo muzi none se nuwe mu artist nuwe muhanzi ugenderaho mu rumodo wawe uyu munsi ngendera kuri Kinyusi Melody aya ni Kinyusi Bruce Melody ni ufana Bruce Melody ariko nyine ariko bonde nemerana kuko ndi kumwibagirwa man ubundi je mu banyamahanga nemera Jason Derulo na Chris Brown ako mu Rwanda ndi kumva none barimo baragenda bihuha ariko hari umuhanzi waririmbye chorus uwo muhanzi bamwita yaririmbye gospel aho ndirimba ngo mwami wanjye nje ngusanga kuko wa mbere y'ubwugamo ntago nje muzu arufa rwirangira se ntago muzi none se katabiro ndagira ngo tuganire mureke noneho tuganire turi seriye tuvuye mu bya comedy ubundi katabiro ibintu by'Imana watangiye kubimenya ryari ese wamenye ryari kuri umunyemana katabiro no bari kuvuga katabiro bacyane n'umwana narabikurikiza ariko icyo gihe nge ntabwo nabyiyumvagamo yego ntabwo nigeze ndanabikinaho ahubwo twaje guhura n'uyu mugabo tubikinirira hano gatoya mbibona uko byashoboka ariko nta gitashoboka ntabwo wari uzi ko wifitemo impano se cyangwa n'ubundi wari ubizi ntabizimwo ariko ku bwanjye ntabishiramo imbaraga
none se ubundi impano ukunda cyane ni ukuririmba cyangwa ni ugukina filime na comedy? byose hari ibyo umuntu akundamo cyane, hari ibyo wabera ariko icyo ukunda cyane ni iki rero? ni comedy. Comedy kurusha kuririmba. None se ko numvishe uzi kuririmba ahubwo kurusha gukina, cyangwa no gusetsa urabizi tuguha akanya uba usetsa abantu? Gusetsa ntabwo ndabigerageza ariko ariko ibintu byose ni ukugerageza. Ibintu byose ni ukugerageza. Byasaba umwanya ugazategura iki? Nta kibazo, umwanya turawuguhaye. Gutegura none hasi unyuze akantu nyine ku rwenya, kuko urumva ukunda comedy kandi ugomba kujya ubikora. ngomba kubikora ariko rona hakora umbariro. gerageza dukubitire akantu niyo kaba gatoya, akantu gasetsa. ugurananiwe ubuze n'inkuru yanjye byibura mu muhanda uyibwira abantu. gerageza urumva ugomba kuba update. Kano gasetsa rero akantu gasetsa agasobe ubu ngubu shaka ne danje. Reka nkakwibutse Bakame yari iryamye munsi y'igiti cy'ipapayi. Iryamye munsi y'igiti cy'ipapayi hari nk'aya masaha, mundebere ku isaha. Tugera mikorobe. Hari nk'aya masaha tukurebere ku isaha. Mundebere ni sanga hera. Ni nka saa 8 saa 10. Saa 9. Ngo birangije ipapayi iza guhanuka. Bakame ngo yari yisinziriye itazi ko hejuru ari amapapayi yeze. Yego. Ipapayi hanutse igwa ku gutwi neza kwa Bakame. Bakame noneho ubwo n'ibitotsi n'iki igira ngo bararashe. Bakame ihuruduka yiruka. Impongo yari ituye munsi y'urugo kwa Bakame nayo yiruka nkati wabona ishyamba rihiye. Birakomeza ihene ibiki bwa bunuze bwose inyamaswa zo mu shyamba zose ziruka nkazikurikiye Bakame ati nyamara Bakame z'ubwenge wabona ishyamba rihiye. Yego. Iza kugera ku ntare n'ingwe. Nariratona ngo muhagarare mumubwire ko byagenze. Zose imvubu n'ibiki byose satura zayirukaseho. Inareti ninde wapfuye nka bimwe bya mitsitsi. Bakame ati jewe numvise ishyamba ryahiye umuntu ambwiye ati byuka arakubuta urushi akomeza agenda. Iyi nuko byagenze. Biza kurangira bisanze ari papa yahanutse zayitaye. Kukana ndiko nakumvise wase. Oya karanasekeje. Nane reka na Katabura nawe adukubitira akantu ko gusetsa nago yakabura. Ubwo yaratangiye gutera story. Ahantu naciye ubundi nagiye munsi y'igiti cya bonge gutoragura amavoka. Uwo mwana igiti cya voka sokize. Ndakizi igiti cya voka. Naragiye nzinduka mu gatondo nka saa 12. Bazo bari kudusakuriza. Nindose saa 12 ndavuga ngo ndazinduka. Nene gutoragura avoka zibari igiti cya voka cyamye zirahanuka. Yego cumbe ko mikrofone iri kwa. Yego. Ndazinduka koko. Nzindutse ngimvuga ati ninge nazindutse kare. Ubwo duhasanga nkigera munsi y'igiti tuhahurira n'imbwa. Ubwo narirukase dutanguranwe voka twazitanguranywe n'imbwa. Ariko nako kantu kumvisha ko umuntu yatanguranywe n'imbwa akandi kantu nkusurira uvuze imkuranyibutse. Hari umuntu bitambakesha. Bakesha akabakora ubuzamu hano mu gipangu. Bakesha ababizamu ukwezi kwagera ahembwa ku itariki 25 agahembwa. Akabarana n'imbwa nyine mu gipangu. Umunsi kwezi kwa mbere bahemba Mbakesha imbwa ntibayihemba. Ubwo ndi kukubwira inkomoko yo kuno urumva inkoka ahantu byaturutse. Imbwa bahemba Mbakesha iyo joro kararimoka. Koko Mbare Mbakesha hembwa. Koko
nkore mbakesha hemwe nibwo uzumva imbwa kwako nibango wo nimbakesha ibivuga nimbakesha niho kukanu kavuye kofe nawe uradutuburiye anaka uzayumvize kumva nijoro uze gusinzira imbwa iravuga ngo koko nkore mbakesha hemwe kuko agahinda nyine umbakesha arayihemukiye yarahembwaga ntayigure n'irinda reka Junior reka tuvugishe ukuri urabona Katabirora umuhungu wawe n'umukomede cyangwa n'umuhanzi Katabirora rero iki kintu cyaranyobe nicyo ntazi icyo ntazi zigenda bizi buri gigisha nicuze wowe Junior uramubona ute nanjye ndicyatazi iki nanjye nkibona icyatazi ako jewe ndiyizi ariko cyo kiriyezi ndiyizi reka dukore ka bato k'amarushanwa kuririmba turebe umuntu uri wa mbere utanga amanota koko nkore mbakesha hemwe sibyo turahera kwa Katabirora gashyira ajya microphone uririmba akaririmbo keza karyoshye ubasha aririmba n'iz'abandi ariko akunda The Ben ntabwo kumara isegonda adasomye niko ntabwo ashobora kumara n'isegonda na rimwe adasomye amasaka kandi twakuze ariho ubujumbura abayose n'ingotsi imeke ni iki naya masaka namuhaye namwebutse umunyesipira ni Patrick Nyamitade kuwagurutse se ku kiganiro ndebe itangiye kubayoboka kweri twagiye reka ducunguze uburyo umwe tudusigaranye iminota mikeya nk'iminota 2 tuyikoresheemo dukore akantu kirushanwa gatoye kihuse turahera kwa Katabirora yego akubite watatubwira n'umuhanzi umwe espera umuhanzi nyine umuhanzi atatubwira n'umuhanzi nyine agenderaho ukunda bamwe buri gusaba mu kabari twagiye oya twagiye bamwiyorere twagiye kurogoya ntuzerase nasigeho ntago ari sawa twagiye twikomereze Katabirora twagiye Katabirora reba karirimbo ririmba aje kuririmba na kamatata niyo kaba ki Burundi niyo kaba ki Bujumbura ikimana yifatanye sazati iki fan ndatanga amanota usigaranye amasegonda 30 iki mana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya wisi hari abakobwa beza benshi barangyosha bashaka ko dukundana kunda bakunda ko bankunda sheri we nakubonye rimwe uvuye i Kigali nanjye ndi kuri beach Bujumbura umutima ndakunda kumwumva tisi we numva ni mwiza obe twagiye obe twagiye murusha twagiye arakarema ngiye kuba indirimbo iranditse ni mu nyandiko ntabwo nigeze nyikorera ama tracks twagiye gospel twagiye toujours gospel nimukiyebe ayo maganya imanira yazi nimukarire nimukiyebe ayo maganya imanira yazi. Wow, kabisa Junior urumva ko Katabiro ibintu byo Junior urumva ko ameze neza cyane, ameze fresh cyane. Uraturira neza tu kwibaza uko ngaho reka mbasabe akantu gato be tugire turangize ngaho musezere abafana, musezere abantu badukurikira. Ndumva hano kabisa uri mwana, ndumva cyane ndabwira Rasta ndetse n'umwana bari kumwe witwa ngo ni munyeshuri andakaje, ariko tuzongera gukundana kuri wa mukwambere na mukecuru urani mama wacu iraka bamwerekezaho. Oya musaza Mayira turabashimira cyane kuba mwaduhaye umwanya tukabarugwa cyangwa se tugatwumva muri mu byanye turi kusakuza turi mu byinshi.
ubu bimeze nk'umurimo uri gutangirwa guhinga igihe kizaza. Bariya abantu twatumye ngo bajye bakanda ahantu nibabikora natwe ntitwabikora tuza twimure debeli debeli zanahinduka tumwe nuze na mitsingi uruyuki tuzanaruvaho umwana ageze ubanga twende ngaho sezera abafana mu ijambo rimwe. Abafana banje ntago nge nabasezera ahubwo naravuga ngo mukomereza genda iryo jambo. Yego Katabire nawe ugira ikintu ubwira abafana. Komereza uko mbasezeye na itanze abafana ntitwabasezera kuko turacyariho. Egera mikoro ariko egera mikoro Katabire. Ibyiza biri imbere. Ntabwo twabasezera kandi tukigenda tugikora. Ahubwo nabo bakomerezaho twese tukomeze tubakubita ibyiza. Wow guys, reka tubashimire rero twari turi kumwe na Katabirora left side ndetse na right side Junior cyangwa se mwite Obedi. Jewe muri kumwe ni King B Alan Rashid Kayora side Sony Asha password nyita Oscar Godson cyangwa se umuhungu w'Imana. Turabashimiye cyane mwese mwamaze gukora subscribe kuri King B TV. Ubaye ukeneye gufunguza YouTube channel, ukeneye kwamamaza cyangwa se ukeneye izindi services za social media waduhamagara kuri numero 0788923500 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp. Hasta la vista, ciao ciao.